yaburetse man. Kiro wambabariye. Ndakubabariye. KIROSO basireka ko. Ndamubabariye mu ndeke nigende. Ndamubabariye mu ndeke nigende. Ijambo ry'Imana ravuga ngo dutanga imbabazi. Nyone se simvuze ngo ndamubabariye muri nigendere. Nyine ho yareka basi. Kiro basireka kamera. Umva nkubwire. Ibyo ngibyo bizaza ubutaha. Kiro wambabariye. Musanze mu byanjye mukamporofite ngo muze kumfatirana musanze abana nibereye ibyo ngibyo tuza Kiro narakosheje ariko mbabarira. Nkuko mubibona turi Musanze n'urugendo rutoroshye guturuka i Kigali twageze mu mujyi twanyuze ahantu henshi hatandukanye kwa Nyirangarama twahanyuze mwabibonye turi hano muri quartier noneho Jo Karame twavuye mu mujyi aho KIROSO aba yakurangiye ko abahe ubundi muntu wandangiye KIROSO ahantu aba yambwiye ngo aba ahantu hitwa kwa Rwasa au Karwasa Karwasa ni Karwasa kuko dutegana moto tujyaho neza yari yakurangiye yaturangiye ko ari Karwasa ubu ngubu rero niho rero ndakeka buriya nk'ikintu dushobora gukora twagira nk'umuntu umwe tubaza muri aba banyonzi baraha kujya bahaturangire kuko ndabona byaducanze birumvikana n'ubundi abanyonzi cyangwa abamotari n'abantu babaza benshi abantu benshi batandukanye cyane ko KIROSO nawe uramwizera ko ari umusitari ni umuntu uzwi muri quartier ni umuntu uzwi ahantu hose usibye na hano i Musanze n'i Kigali arazwi noneho Musanze akorera cyane ntabwo yaba hazwi cyane ahubwo reka twicume tugane hariya turebe ko wenda hari amakuru badufasha cyane ko tuzi n'izina akoresha muri quartier ibyo biradufasha cyane kuba twamubona ubundi wenda agatima kawe kajye mu gitereko umubone bigende neza nta kibazo twagenda tukagira uwo tubaza mwiriwe uraho neza makuru ni meza joho murazi byose twageze mu rugo twakiraze cyawe none yego uro hano hafi ndo hano muri quartier mwereza ka microphone mwereza hano muri quartier ndo hano hafi hano bahita Karwasa muri Musanze ndabona umunyonzi ndo umunyonzi ugera mu mujyi cyangwa ugera hano Karwasa wakoresha amafaranga angahe ni amafaranga 300 gusa 300 kuri moto baduciye 500 urumva ko nta kinyuranyo kirimo ntacyo ni ibisanzwe kuri moto ni 500 ntabwo baduhenze none twagira ngo tugusaba ubufasha babizi n'undi mu Rwanda no kusaidiana twagira ngo turangire sinzi niba wenda ujya ureba wenda social media hari umusore bita KIROSO KIROSO ni umusore mugufi ufite ubwanwa bwinshi sinzi waba umuzi batubwiye ko aherereye cyangwa akunda kuba hano Karwasa hano muri Musanze waba umuzi KIROSO nshobora kuba muzi no mu kanya namubonyeho atambutse ariko rekeza nkano ruguru gutya KIROSO wenda ushobora kumwitiranya neza reka nze hari akazina yatubwiye bamwita hano muri quartier Jeziga uramuzi ndamuzi muwo umusore mugufi ubyibushye munini uramuzi ndamuzi rwose uramuzi cyane ngo turangire neza wenda ahantu ntabwo ari ibintu birenze yego ubufasha twasabaga twagira ngo turangire ese nahagana he abahagana he cyangwa wamubonye hagana he
Kiroso namubonye yambuka umuhanda hano azamuka gutya muri Cuve. Muri Cuve. Ava hano muri Gacaca azamuka hano muri Cuve. Ashobora kuba rero yaba ari hano hirya. Hano hirya hari ahantu bafatira agafanta, ashobora kuba wenda agiye gusomayo kamwe. Yari wenyine cyangwa? Namubonye ari wenyine azamuka ari kumwe n'umukobwa. Okay, yambutse azamuka ariko imbere hari undi mukobwa ntabwo namenye niba baba bari kumwe. Okay. Nuko namubonye. Ugize neza rero akazi keza wenda uhawe uronke kubyumva. Kandi mukomeze mubahiriza amabwiriza ya Covid, mwipimishe, mwiniteze n'urukingo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Ejo bundi bazadufungurire dukomeze ubuzima busanzwe mu kino gihugu cyacu. Sawa rwose nta kibazo natwe tugukurikiza amabwiriza. Akazi keza. Merci. Namwe murakoze. Yego. Jojo. Karame. Byibuze se ubu ngubu hari icyizere ariya makuru uriya munyonzi aduhaye hari icyizere yaguhereza? Dushobora kumubona ariko Imana imfashije twamubona kabisa pe. Reka twizere ko wenda ushobora kumubona kuko baramuzi, wumvishe ni umusitari, baramuzi. Wowe wumvishe umeze ute? Icya mbere ndishimye, icya kabiri nuko tugiye kumureba, burangize nk'amahirwe nkahamusanga byaba byiza kurushaho. Ariko ufite message ibyushye uri bumugenere? Umva, singiri bumubone nyine tu, ni surprise. Tuvugisha ukuri nk'umuntu n'ubundi wagiye umuremera niki, ubundi nta envelope mubikiye niki ku madolari wavanye hariya muri Canada? Oya, ibyo mbifite ku mutima ntago ari ngombwa ngo mbivuge, ni surprise. Ariko urumva numubona ashobora kukwihisha cyangwa ashobora kukwakirana urugwiro, wowe biteganya gute? Kunyihisha nta birimo. Jo, ngiye maze kubaza abantu hano hafi bandangiye ko ari kwa kino gipangu, wenda sinzi wenda uko wari bwakire Kiroso n'uramo kumubonye, ntago biba byoroshye. Harimo urugendo. Ariko se kanze nkubaza, uru ni urukundo gusa? Gusa Imana imbabarire mubone. Oya, ni urukundo gusa cyangwa hari ikindi kigihishe inyuma? Mwana, ahubwo tugende. Shandarushye ewa. Ariko cyambwira agaseke umupfundikiriye. Niba ari ya madolari, niba ari urukundo gusa, niba ari umutima ukunda simbizi. Umva ibyo byihorere kuko mbifite ku mutima. Nanjye shoje mbishiwe. Ahubwo tugende tugereyo kuko umva ndumva ndushye byahatari. Bakunze bawe TV rero ntago ari kuvuga ngo wenda ngo ni ibiganiro gusa, hari n'urugamba tuba turwana, uru n'urukundo turi inyuma yarwo, n'ukuri urese byamubaho kandi bizabyara umusaruro. Igipangu ni ngiki n'icyatsi kibisi nicyo bandangiye. Reka wenda twinjiremo turebe wenda ko hari abo tubonawe cyangwa wenda hari uwo twabona Kiroso kugira ngo turebe ko byabyara umusaruro urugendo twakoze. Ntago rwari rworoshye ariko nicyo twiyemeje, tuzabagezaho byinshi bitandukanye. Uyu ni wa mu diaspora wanyu Jojo, tugiye kureba Kiroso umukunzi wiwe, umwe wagaragaye mu nkunda nyinshi hagati ya Samantha na Fanny. Ubu ngubu akaba ari kumwe na Jojo mu diaspora ariko bikaba rwarabuze gica. Reka wenda turebe aho bikomereza ariko twizeye ko bigende neza. Jo, urabyizeye? Umva tugenda ahubwo. Jo, owe reka twinjiremo sibyo, wenda hamwe no kwizera turi umusangemo. Wenda hari umwana, reka tumuhamagare tumubaze wenda ahantu Kiroso yabereye. Ndabona hano harimo imiryango myinshi. Umwana umva tukubazeho gatoya. Oya ngono tukubaze, wegera ubwo uraho? Amakuru neza. Urakomeye? Yego. Twebwe rero wenda urabibona turi abanyamakuru turi yawe TV. Wewe ukwita nde? Mutaketi. Taketi? Natwe tugize ngo dufasheho gatoya. Birashoboka? Birashoboka. Hari umuntu baturangiye hano tuje kureba witwa Kiroso, ni icyamamare urabizi. Tugize wenda turangira ahantu yabaherereye mwino miryango iri hano. Muramushakira iki? Oya Kiroso nawe urabizi ni umusitari kandi tuguye ko turi abanyamakuru turajya tumuganirize twumve wenda ukuntu amerewe hano muri Musanze. Hariya hejuru. Hariya gutya mukomeze mugende. Muri uriya muryango tubona hariya. Gutya muhita mumubona. Okay, urakoze ugize neza. Wirinde amahane, wirinde iki sibyo? Hano ni wabandi. Wenda batweretse muri uriya muryango sibyo? Reka tugende ucishe make ariko sibyo? Urukundo rushobora gukoresha amabara ugasanga ukoze ibindi. Ndabeshya? Nta kibazo. Nyaboneka ntwitware nka Samantha. Nturwane. Kibazo tugende tujye kureba. Samantha warabibonye? Narabibonye ariko nyine nta kibazo tugende tujye kureba. Noneho rero sinzi niba wenda ariko se ntabwo ufite.
oya ahubwo tugende twinjire turebe uko bimeze. Sari ka twinjiremo noneho. Miriwe. Ako Kiro. Hari igihe Ako Kiro. Mbese ntabwo mubona n'uwatawe umutwe ntabwo mubona se. Ninde bwira Kiroso. barakora gufatora Baretse kuza kunyikorera. Kiro wajya ureka gukora ibintu nk'ibyo. Byari yaburetse imana. Kiroso, ndabizi uratuzi. Ese kubamenya mani murazururiza. Kiroso. Twe ninde utazi? Yes. Kiro ware. Jojo ramuzi. Ibyo ngibyo koko. Mukobwa uraho. Ntungendaho mani. ndaha nyine ntabwo ndeba se ndaha Jojo impore. Jojo impore. Kiroso. Ntabwo njya nkunda abantu bambogera mani. ni bande Kiroso base dufashe tuganire. Dufashe. Mva mubwire. Ni imbabazi ngusabye base. Uretse kunkoraho nyine itonde nyine itonde. Kiroso urabona urugendo rwo guturuka i Kigali tuza Musanze koko. Kuki basitariza agaciro? Mundi ni mukobwa ibyo bintu byo kuza nkoraho. Inkuru twakoze yuko wenda tuzaguzana twakoranye wowe kuri yawe TV. Nyuma yaho gato dukorana na Jojo. Tuvuga ko kandi twemeranya ko tuzaza kugushaka i Musanze tukabonana uri kumwe na Jojo twemeranya ko tuzabahuza. None ubifashe nabi koko? Mwese reka mbabaza. Ubundi kumuza nawe nta gato cyangwa nimba ngo nzaze Kigali Musanzeho nimba nigiriye ntaza tugahurira i Kigali. Basi musuzanye. Ni basi mugaragaza akantu k'urukundo. Ntabwo banyindira bamboneye. Kiroso wenda utoborere kuba tugutunguye uri kumwe n'undi muntu utoborere kuba tugutunguye uri kumwe n'undi muntu bande wenda ariko sibyo kandi ntabwo mbashaka umuntu ngendaho umubaza byo ihangana ni meza tubasanze uri kumwe n'icyamamare Kiroso amakuru yawe meza ese ko Kiroso ari byo nzi ibi bintu byo kuba wenda aje agatungurwa n'umukobwa ari mu marira nk'aya ngaya ubyakiriye gute? yewe biranunguye ntabyo narinzi. Kiroso ni iki cyawe? Ni shiri wanjye. Shiri wanjye Jo shiri wanjye kugira ngo mungende gusa aho nigiriye hose mungendaho reba kuva i Kigali ubundi umwenda mbarimo n'uwo Kiro basi reka ngusabe uhagaze aho ngaho nta Kiro please umva mbwire guma aho ngaho Kiro gumaho Kiro please gumaho vuga ibyo uvuga uhagaze aho ngaho munyiciye umunsi mumbiriza Kiro basi mbabare nutsuhuza ko gusuza ntago ari intambara tonde nasangwa ko binkoraho urumva Kiro uje kuntura agahinda kamarere yawe ubundi we bitebya nawe mvaho uyu ni umugore wawe ni nda urukundo rurihangana kandi ruranesha
basi mwihangane twicare tuganire murabizi mwese twaraganira inshuro ya mbere muhuye muri kumwe gutya imbere ya kamera basi mwatihangana mukicara sibyo basi mubabarirane nako ntongeye kumbangamira musanze tucicaye Jo basi Karabaye dutebe basi tuganire sibyo ntabwo nshaka kongera kumbangamira ariko nta kibazo wowe ntugire ikibazo basi mwicare sibyo basi mukore kubw'urukundo sibyo izo nkunda zanyu izo nkunda se byereye mwihangane okay murakoze wenda kuba mwihanganye tukatwicaye tugiye kuganira Kiroso uratekereza ko wenda ari iki gishobora kuba cyavanye Jojo i Kigali akazi Musanze iki ntabwo nerekwa ngo yazanywe n'ibyamuzanye nyine gisinerekwa ibyamuzanye n'ubizi Jojo wowe niki cyakuvanye Musanze nako i Kigali uzi Musanze Jyewe ikintu cyamvanye i Kigali kikanzana i Musanze no gushaka Kiroso aho yagiye kuko maze iminsi nyine naramubuze kandi urabizi ko nabikubwiye ko mwamfasha gushaka Kiroso ahantu yagiye Kiroso byuze ugeze wumva inkuru ya Jojo ko yaba ari i Kigali ntabwo ibyo byandebaga kandi kunshaka se ndi umwana ko umwana rero bashaka utazi ubwenge cyangwa yanshakaga haridene murimo haragiye ko twaciyemo se ngo ndi umugabo we ngo yararimo agenda anshaka ubundi bashaka mbaza iki ibintu ntabwo bimbangamiye cyane ariko mama muri kugenda mumbangamira namwe wavuze ko uheruka kwitaba telefone yiwe wenda kiri muri Canada kandi ko telefone uyigengaho basi wigeze umenya ko ari Kigali mu byo wenda mu byo mba nateguye ku munsi wanjye cyangwa mu kazi kanjye ka buri munsi mba nateguye ntabwo mba nateguye kujya kumenya uko umuntu wenda cyangwa by'umwihariko Jojo kumenya uko ngo ari hehe ngo bimeze bite kuko mba numva bitandeba niko byari bisanzwe gose cyaba byabaye wenda urukundo rwanyu rujemo agatotsi ariko se ubundi ibyo by'urukundo ubundi mwe muba muzana ibyo ni byo muba mwafitiriye ni amakuru aba yabahaye ni ibiki kwanza bimubaze Jojo Karame umunsi wa none utitaye kuri mood wasanzemo Kiroso utitaye kuri mood wamusanzemo ko wasanze bari kumwe cyangwa naho wamusanze wowe kububonye Kiroso baso byakiriye gute ntago nakubwira ngo nabyakiriye neza ego komana byambabaje none se babajwe n'iki kandi wari waravuze ko ushaka kuzamubona gusa ikintu cyambabaje ni uko namubonye ntanansuhuze namusabye kunsuhuza arabyanga Kiroso ni uburenganzira bwanjye Kiroso reka ngusabe basi wagira abakunze ba TV basi ugosuzaho Jojo kamusuza umva nkubwire man mukambangamire cyangwa mu profite cyangwa munyinjire mu buzima sibyo kiye ngo kuza ngo asanze Musanze ngo biki akababaje umutima akazindura amaguru urumva yego nyine byabaye mu kuzi Musanze habifitemo inyungu kurushaho cyangwa yifitiye ibindi nyine yaragamije bindi ntabwo kuvuga ngo yarafitemo inyungu ze ku giti cye ibyo ntabwo bindebe ko yaje cyangwa ko bimeze Jojo hari izindi nyungu wari ubitegerejemo zitari z'urukundo nta zindi nyungu n'urukundo kuba umusanze ari kumwe n'undi mukobwa umusanze wari ubyiteze cyangwa wenda wumvaga ashobora kuba ari mu kazi ntago nari mbyiteze kuko numvaga wenda kuba ari naho Musanze wenda hari akantu k'aka business yari ahafite ariko icyambere wenda mbashije kubona mbonye ko business zari abakobwa urantera inkunga nibonye mfite business nziza uraba umuterankunga wanjye niko nabivuga sibyo nimba utangiye uvuga ngo business z'abakobwa jewe ndigenga urumva nta muntu ugomba kunkontorora cyangwa nta muntu ugomba kuncunga sibyo kuvuga ngo rero ngo nandi kumwe n'abakobwa ubwo ni uburenganzira bwanjye sibyo Kiroso kuba ndimukanyije no mu buzima mwana Kiroso kuba wenda akwise ngo ufite business y'abakobwa kubyumva bitaniye no kuba wenda uri nk'indaya ubwo ariko no wenda unajanishije cyangwa ukanumva n'ibyo avuze anyise indaya n'ubundi Jojo ubwo si indaya none se ataba indaya i Kigali niba hafite abakobwa babiri nde
ngo hari uwitwa ngo Samantha n'uwitwa niba ngo arinde Fanahari, none n'uyu nguyu wa hano ubwo ni gute weho wabifata nko mu ruhe rwego? Ahantu hose ageze ahabona abakobwa, ahantu hose ageze ahabona abakobwa. Okay, noneho ubwo ndi indaya, nimba ndi indaya ukaba urimo ngendaho nshaka, ubwo uri umukiriya w'indaya nawe, sibyo? Ubwo nawe ni indaya yawe. Ahubwo noneho ni indaya inandenzeho, ariko unshaka ndi indaya. Aturuka muri Canada akaza kukureba, ubwo sinda urumva afite noza experience mu buraya, ahubwo we umuntu uturuka muri Canada akaza kureba indaya mu Rwanda, urumva atari umuntu adafite experience, ko ni indaya yanjye nawe. KIROSO, mbabane mbwiza ukuri, wenda nawe turubuze kubimubaza, niki abakobwa bagukurikiranaho cyane? Njyewe ntabwo mbizi, nibo baba babizi, njyewe ntabwo sinzi ikintu bankurikiranaho cyane, ariko wenda navuga ko ni umugisha cyangwa n'ubwitonzi bwanjye, cyangwa igikundiro. cyane n'igikundiro nyine, uwo mugisha nyine za mu gikundiro, ubwo n'Imana ibanyihereye umugisha akampa n'iki gikundiro. Jojo Karame, ihangane kijya wirire, izo ni imbaraga z'urukundo, cyangwa bibaho ntawe bitabaho. Umuntu wese ushobora kuba yaranyuze mu rukundo, ibyo bishobora kuba byaramubayeho. Jojo, byibuze waba uheruka utugambo twiza tw'urukundo duturutse kuri KIROSO ryari? amagambo y'urukundo ntabwo nyaheruka kuri KIROSO. Amagambo y'indaya ubundi ayaheruka kundi indaya, amagambo y'umuntu w'indaya. Ubwo se umaze igihe kingana iki mu rukundo na KIROSO Jojo? Hashize igihe kinini cyane. Imyaka ingahe? Bwashize watubwiye ko wenda ngo niba ngo mwakundanye utarajya muri Canada. Ego nari ngiye kugenda. Yesu we, kandi niwe waguterese? Ego. Ubundi muri Canada wahabuze abasore ukundana nabo, akugira ngo ugize untera stress, unesha umutwe ugira gute, wahabuze abasore muri Canada cyangwa no mu Rwanda cyangwa n'abandi muziranye, akugira ngo uzajye unteza stress, unesha umutwe, aho negiriye hose ungendaho wagira ngo hari deni mufitiye. Gende shaka kubimenya. Base mwigeze uba mu rukundo nawe usibye stress? Mana reka mubwire, sibyo ntimukampora ufite ngo mumbaze ibyo mwiboneye munsanze ahangaha, nibereye muri enjoy yanjye, nibereye mu byanjye, nta mpamvu yo kugira ngo mupora ufite mumbaze icyo mwiboneye cyose cyangwa mujye kunyinjira mu buzima, niko nabivuga. Urumva no kugira ngo nicarane namwe ahangaha ntabubashye, kugira ngo nganire namwe ntabubashye, ariko winyinjira mu buzima Mana. Use uvuze ko mwakundanye cyangwa urabiduhisha? Ibyo uzabimbaza undi munsi. Jojo, Karame, mwigeze mugirana ibihe byiza na KIROSO? Ego. Usundi waje i Kigali uvuye muri Canada ufite gahunda, niki cyakuzanye? Gahunda nari mfite yari iyo kuza kureba KIROSO, kuko twari dufitanye gahunda y'uko tuzajyana muri Canada. KIROSO, wumvishe undi mwana ukuntu aba kwitayeho? Ntabwo nari mbizi, ariko urabimenye. Aha, wumvishe Jojo? Wumvishe ko abimenye? Ego. Byakiriye ute? Byakiriye neza. Murambukana inyanja ngari? usaremera kujyana n'indaya Kandi aremera kujyana n'indaya, gihe n'ikindi kubaza. KIROSO, u Rwanda rashobora kuba rwarakuryohanya, uzi ko uri kwanga kujya muri Canada? Bari kugushakira visa. Ariko se reka mubaze, ubundi gufata umuntu ukajya kumupevera ukamwishyiraho ngo ni uzi ko ngo ari indaya, niko yanyise indaya, ukajyana ngo iki cyizere waba ufite ni iki? Ntabwo ndi kubyumva. Ngewe wanyise indaya, reka nikomeze uburaya bwanjye, sibyo? Nigumire mu buraya bwanjye mu Rwanda, byo muri Canada nyine wigire mu zawe muri Canada, ndeka nigumire mu Rwanda. Jo, Karame, basi wakunze KIROSO kandi biranagaragara pe. Canada hari abasore, i Kigali hari abasore, Musanze hari abasore. Ikiganiro tugiranye wenda birahagije, sibyo? Muzashaka undi munsi ibyo mbabwiye cyangwa ibyo tuganiriyeho n'ibindi bibazo yifuza kuzambaza. Ibyo anyifuzaho byose tuzamva. N'uretseho gatoya. Ntabwo mwagenda tutavuganiriye wenda ku biganiro mwatambukije kuri yawe TV ndetse no ku bindi bitangazamakuru harimo nk'agasaro. Wowe wavuze ko KIROSO
yakuriye amafaranga. Kiroso uvugira kuri yawe TV ko Jo yavuze ngo iki? wenda mbivuze yagira ngo ni ukumubeshyira kandi nawe arahari. Yego. Ndumva we yabyivugira Oya, nyine. oya Kiroso wavuze ngo iki? mwese ugiye kurega umuntu ni wowe utanga ni wowe uvuga ibyo umurega iyo bari kukurega ni wowe uvuga ibyo bakurega cyangwa ni urega ni uko nyine ikintu yavuze nuko nyine yavuze ngo umukobwa mwiza komereza ngo umukobwa mwiza ariko mwiza bite ariko ndi ikiwerewere yarananutse. oya bivuge byose uko yavuze nyine yaravuze ngo nta mu mutwe mfite. yego ngo ni gute ntakundana nyine ngo n'abahungu bo muri Canada ngo nkakomeza kumwirukankaho nyine arantuka undi kiwerewe avuga ibigambo byinshi ngo ndi umukobwa mwiza ngo ariko udafite mu mutwe dusa nyine ariko nta kibazo narabyumvishije kandi wowe ni iki wigeze uvuga kuri Kiroso kitari cyiza nawe umutima ugushinja? ikintu navuze kuri Kiroso kitari cyiza umutima unshinza nuko navuze ko yandiye amafaranga. ubu ngubu se umutima urabigushinja? Ese n'ubundi urabyemera ko yakuriye cyangwa wenda byari iki n'iki cyabiguteye? Ikintu cyabiteye kuvuga ngo yandiye amafaranga narayamwoherezaga nk'uko nabivuze, ariko uburyo nayamwoherezaga ntanyereke wenda no kumbwira wenda ngo hari business afite gusa akambwira ibibazo ngo ndashonje ngo inzu ngo barandirodi, ariko mu by'ukuri ntago ari cyo yashakaga. Kandi nawe urabona abari mu bakobwa hirya no hino nta kuragira muri we, nuguhora yirukanka, wasanga ari nabyo byamuvanye wenda i Kigali bikamuzana muri Musanze, kuko yarimvishije ko naje mu Rwanda nyine yumva ko wenda ahangaha aje muri Musanze wenda ntazamenya ahantu yagiye. Kiroso uravuga iki? none se zana fagitire y'amafaranga yamwishyure noneho ikindi namuhungiraga muri Musanze njye namuhungaga ngenda hari urukiko twaciyemo ngo mvuge ngo ndaguhunga ngo uri umugore wanjye ngo nakuriye amafaranga. Ese aya mafaranga yanyihezaga nyishyura abo barandirodi, abo barandirodi nayishyuraga baransubizaga cyangwa nayishyuraga ku kwezi? Uzaze mbakore kugenda ngo n'abafana bayaryagaho ngo warabishiriraga. Ariko reka nkubwire, iyo ubyaye umwana sibyo cyangwa wigisha umunyeshuri umwigisha amasomo cyangwa umwigisha amasomo akagira ibyo yikoreramo kandi nawe akagira ibyo yigisha, ntabwo umubwira ngo jya ukora iki kintu cyose ngo ujye ukora iki ngiki. Rero mfite uburenganzira bwo kuba nakora ibyo nshaka, ukarya umwana ushaka, nahura n'uwo nshaka, ukamura inshuti n'uwo nshaka, urumva? Mu gihe ntabwo twigeze tujya ku murenge ngo nkamanike sibyo ngo ngende ngo mbisinyire, urumva? Niyo mpamvu rero ngomba gukora ibyo nshaka, nta mpamvu yo kungendaho cyangwa ibiki n'ibiki ngo nakoze ibi n'ibi, nta mpamvu yo kungendera mu basi gira ikintu ubwira Jojo. nta magambo ufite yo kumubwira Jojo, nta magambo ufite yo kumubwira Jo. umva mubwire rero sibyo, ibindi biganiro ubutaha kandi mukampa mubwire Jojo, basi gira nawe ikintu ubwira Kiroso. Oya Jojo, Jojo ihangane Jojo, sigara kikubwira. oya nubetse oya Jo Karame basi gira ikintu ubwira. Oya dusabe basi dufashe mukamprofite sibyo. Ngewe Kiro umva nkubwire rero sibyo, mwasanze ahangaha nibereye mu byanjye, urumva? Kiro wambabariye, tuzafata Kiro wambabariye, ndakubabariye. oya Kiroso basi reka ndamubabariye mu ndeke nigende, Kiro ijambo ry'Imana riravuga ngo dutange imbabazi ku nyone se simvuze ngo ndamubabariye mureke nigendere. nyine oya reka basi Kiro basi reka kamera umva nkubwire ibyo ngibyo bizaza ubutaha. Kiro wambabariye, musanze mu byanjye ntimukamprofite ngo muze kumfatirana, musanze aho nari nibereye ibyo ngibyo tuza. Kiro narakosheje ariko mbabarira. Nzaguhamagara nkubabarire nta kibazo, nzaguhamagara nkubabarire, mureke ngende nzamuhamagara nkubabarire. oya Kiroso basi wigende. Kiroso oya Kiroso we umva
mukaprofite umva nzamuhamagara oya Jo Yesu we Jo ihangane basi Jo Karabaye ihangane basi urumva mu mutima wawe umeze ute bitewe n'ibyo usanzemo Kiroso n'ibyo akubwiye ntabwo byoroshye gusa nta nubwo nishimye ngira ngo nawe bimwe wabibonye ukuntu tumusanganye n'umukobwa mu buriri niba bari babyutse cyangwa se bari bagiye kuryama ntabwo mbizi ariko ibigaragara wenda hari gahunda bari bafite ku buryo yanze no kunsuhuza imbere y'uwo mukobwa ni imvune zitoroshye guturuka Canada Kigali Musanze urumva ntabwo byoroshye guturuka i Kigali ukaza ukagera i Musanze wagera ni Musanze bakakurangira no mu zindi karitsiye butazi urumva ugenda umuntu abaza hirya no hino ntabwo byoroshye gusa ntabwo nishimye ese uru ni urukundo gusa cyangwa hari ibindi birwihishe inyuma nta kindi kirwihishe inyuma ni urukundo gusa se Kiroso ni iki wamukundiye cy'umwihariko utakundira abandi wenda ngo bya Kiroso bivemo urabona wenda nk'ikintu navuga nakundiye Kiroso ni umuntu nyine abantu bakunda ibintu bitandukanye wenda iyo turi kumwe rimwe na rimwe mu bihe twabaga turi kumwe nabonaga Kiroso nyine nta kibazo nabonaga nyine kuri njye nta kibazo anteye niyo mpamvu navuze nti twakomeza nyine nk'uko byari bisanzwe tugakomeza tugakundana uva muri Canada uza mu Rwanda ari uje kureba yego ageze mu Rwanda ntiyakwitaba akwitaba bwa mbere uri kuri yawe TV none udusaba ko tuzaguhuza nawe kuri no nshuro murahuye muhuriye Musanze arakubabaje bigeze ahangaha umusanze ari kumwe n'umukobwa ahantu noneho begeranye no ku gitanda mu kimubabaje cyane gitumye anagenda ngo wamwise indaya none se ntamwite indaya gusa wenda byamubabaje ambabarire kuba mvuze ngo ni indaya kuko afite abakobwa benshi i Kigali hariyo umukobwa witwa ngo ni Samantha ninde hari n'undi nanone yatereye ivi none naho ngaho i Musanze naho hari uwundi ngewe ndakuba mvuze ngo ni indaya abo tumaze kumenya ngiye kuba abo nabo tumaze kumenya kuba mvuze ngo ni indaya nuko buri gihe agaragara ari mu bikorwa bitari byiza n'abakobwa ese uriya mukobwa wabonye wenda umugereranije n'abandi uzi b'i Kigali nawe ubonye ari iki wenda ashobora kuba yamukurikiranye hano Musanze wenda akaba ariho ashobora kuba yari muri rukundo rwiwe wenda ikintu yaba yamukurikiyeho bishoboke kuba nanone wenda ari amafaranga cyangwa se wenda ari n'urundi rukundo runaka ntazi ariko kuba dusanze wenda bari hano mu buriri ni nk'uko wenda yashakaga kugira ngo wenda baryamane gusa birangire wenda ibyo ngibyo ntibyakuburanye wenda ushobora kuba yarakuburanye kuryamana nawe byashoboka wenda akaba ariyo mpamvu nyine ahora nkwepa kuko njye narabyanze yigeze abigusaba ntago yabinsabye kandi wenda y'abantu banakunda yes ni umuntu kereka wenda niba ntinya ariko nyine hari igihe abantu bakora ibintu nk'uko ariko kubwa wumva nta kintu yakuburanye ntago navuga ngo nta kintu yamburanye kuko afite impamvu ibimutera basi se mwicaye mukaganira akakubwira icyo yakuburanye wakimuha ntago wenda mfite gutanga ibintu byose nturi imana ntago ndi imana birumvikana ariko wenda gukomeza kwirukanka inyuma y'umuntu ngo ejo narize ejo bundi narize nanjye ubwanjye biranteresa cyangwa se bikantera n'ikindi kibazo cyo guhora buri munsi musangana n'abakobwa namuhamagara ntanyitabe n'iki nk'uko nabibabwiye gusa nanjye maze kunanirwa
Kiroso ibyo byose ntabwo yarenze hano mu zino quartier biramutse ko wenda washobora ko wakongera kumubonaho wenda akadufasha akaba yaza kubyumva hari ikintu wumva ufite ku mutima wamubwira urumva ntagucyabura Kiroso tumuhige hano basi twihangane bitugora ariko ugira ikintu umutangariza yego ariko ikibazo ngo wamwise indaya ashobora kutongera kuboneka oya kuba navuze ngo ni indaya narwaye gripe kuba navuze ngo ni indaya nawe urabona ahantu tumusanze urabona hari uburiri bari muri byeri n'ibiki sibyo urumva kandi wenda niba bafite nayo mafaranga nta bintu by'umushinga yashoramo usibye abakobwa ibiki inzoga n'ibiki byose amafaranga wagiye umuhereza yashoye mu bakobwa n'abagore ntago wenda navuga ngo nayanjye yashoyemo kuko wenda nawe hari uko nkuko yavuze ko nawe afitaye arayashoramo ariko ntago biba ari byiza nyine kuba navuze ngo ni indaya nyine nuko wenda tumusanze mu bintu nawe uri umuntu ushobora kwita utekereza ko ari byo wenda yaragamije gukora mu byo tuzi cyangwa uko tubona ntabwo Kiroso byatworera kongera kuvugana nawe cyane ko agiye arakaye wabibonye nta nubwo turi kumubona hano hafi basi igira ikintu musaba turabizi ko afite amatsiko y'ibyo wakomeje uvuga azabikurikirana kuri yawe TV basi igira ikintu icyo wari bumubwire icyo mubwire kuri yawe TV ari butwumve wenda azanagusubiza kuri yawe TV cyangwa akwitabe ikintu wenda nabwira Kiroso namubwira ngo narekere ibyarimo nk'ibiki narekere gukomeza kundiza kandi ikindi nanone arekere gukomeza kwirukanka mu bakobwa cyane ntabwo ari byiza kandi no kuvuga wenda ngo ndi kumukurikirana ngo mwishyuza amafaranga ye yanjye namuhaye ntago ari cyo ngamije Kiro nagira ngo nkubwire ko atari cyo ngamije ni urukundo nta bindi basi gusa nagusaba ukambwiza ukuri nkareka gukomeza kwirukanka inyuma y'ibyansize nanjye nkashaka ubundi buryo nabigenzamo cyangwa se nkashaka n'abandi nk'uko wambwiye ngo hari aba DIASPORA ubundi nanjye nkisha amahoro nawe nkaguha amahoro ndumva aribyo namubaza dusoza urukundo rwakuvanye Canada rukakuzana i Kigali rukakuvana i Kigali rukakugeza i Musanze uje gushaka Kiroso urukundo mukundana rufite iyihe ntego urukundo mvuga ngo nkunda Kiroso rufite iyihe ntego urumva abantu bakundana ntago wenda baba badafite intego natwe hari intego twari dufite ntago ari ngombwa wenda kuvuga ngo ndayikubwiye nonaha cyane cyane ko mba mbona wenda nawe asa nkaho atarabyumva neza ariko ari igihe tuzababwira intego yabyo biramutse byemeye akampa uwo mwanya se dushobora kuzababwira intego y'ibyo twari tugamije mwakoze cyane kubana natwe abakunzi ba TV rero ntabwo biba byoroshye gusa Jojo icyo twakubwira urukundo rurihangana kandi kwihangana bitera kunesha guma mu mbaraga ufite z'urukundo wenda uzatsinda munyarukire kuri yawe tv.com musome twari turi Musanze twerekeje i Kigali tuzakurikirana iby'uru rukundo uko bizagenda murakoze kubana natwe ibihe byiza